aho se muzagereka mubaze Buranda mbwire ngo yambwa yarabacitse koko abimbwira reka mubwire rero munyere bira bintu nibyo reka mubwire ukuntu bimeze byayenze bite ni ukuvuga ngo twaramuhorahoje turagenda tuzi ko ibintu byarangiye twarashakishije turahigahiga ahantu hose biranga turaheba none ntabwo muzi ikibazo bishobora guteza uriya mwana bacitse ntabwo mubizi ikibazo kirahari kandi kiranakomeye turabyumva none burabona bizagenda gute ariko na n'ubu turacyashakisha gusa nyine niba azaboneka sinzi ahubwo rero reka mubwire mbwira munyeperu iza mpungenge za Romani n'abari abana byihurira Romani we yarapfuye ndabizi neza ngomba kuzigira kandi wibuke ko Musa afasha bari abana kandi yigira indyarya kandi turabizi neza twumva amakuru turayafite sibyo uzi ko tuyafite humura icyo ngicyo rwose ubwo twari turi kuganira jewe twavuganye ari kuneka akuneka ubwo buryarya nanjye yabunzanyeho ariko wibuke ko nanjye nabaye iki indyamiriza ndagira ngo nkubaze rero wabigenje ute kugira ngo umwereke ko nawe urinjya ushaka kumbaza uburyo yashakaga kundyarya nanjye nkamurera indyamiriza nicyo nkeneye kumenya yambazaga ibyaba ari abana bo kwa Bitagarama ambaza ngo ambwira ngo ntabwo abaheruka ese ngo njyewe nababonye ikindi ari kumbwira ngo bashobora kuba barageze inaha mubwira yuko njyewe ayo makuru aribwo nyumvise mu matwi yanjye sibyo nakubwira bwa buryarya urumva Musa hari amakuru ari gukusanya ashaka kuyadukuramo ariko twe tuzi tageti ye dukora iki rero icyo bivuze ni iki dukubite tubangura kugira ngo n'uwo Musa amakuru yose ayafate ibintu byacu byararangiye nibyo rero nk'uko bimbwiye niba yakwibaraguje amagambo akubwira ibintu bidasobanutse dukubite tubangura tuvane mu nzira hari ibintu nari narateguye hari strategy nari narateguye nshaka ko tugira gute dukoresha niba Romani yarapfuye na biriya byaha bindi bisigaye ni ukuvuga ngo bashobora kuba bari kutugera amajanja si banashobora ahubwo bari kutugera amajanja bisaba ko tugomba kwivana bivuze ngo ni ugukora vuba tugakora iyo bwabaga tukongeramo akabaraga twirwaniro hakiri njye ndumva ari ingamba sizo nizo rwose sizo ngizo nibyo kabisa rero none se munyetero uzi ko ngufitiye amakuru ngufitiye amakuru atariho ivumbi agire inkuru uzi ko wa muhungu Roman yatoraguwe n'umukobwa wanjye Blessing ngo iki yatoraguwe n'umukobwa wanjye Blessing ubu aryamye iwanjye ntabwo nabyemera uzi ko neza ko twamwishe byarangiye none ari iwawe ni ukuvuga ngo yatoraguwe n'umukobwa wanjye ahamagara se baraza baramuzana turamuvuza ubu aryamye iwanjye ari no koroherwa nibyo yego ntabwo nabyemera zangegera natumye nzi ko zamwishe none nuko byagenze zihorera cyane kuko nta kintu zakoze zirekura burera ningegera wongera ubisubiremo nta kintu zakoze ibyo wazitumye byarazinaniye umva rero reka nkubwire sibyo njye nkubwira ikintu kandi urabizi ko umugambi ari umwe tuwuhuje sibyo umfashe ko ari iwawe kandi ngize n'amahirwe uranabimbwiye ko ari iwawe sibyo watwashashije uburyo tugira gute tumuhitana twamuhitana gute urumva twabigenza gute twashaka uburozi tukamuroga gapfa Musa amenye ko nagiye muri ibyo bintu ese wowe uri umwana Musa se yagutwariye twareba uko tubigenza ntabwo yabimenya ntabyo yamenya urabinyizeza ko uzabimfasha ndabikwizeza bikabibanga yego ndakwinginze wakabyara we ntazabimenye umugabo wanjye ahita anyica cyangwa akanyirukana ntabyo azamenya humura tuzabikora ntacyo bitwaye sibyo
papa kuki ndakumva muko tuntu umushakira ntabwo ari ibintu bitinda dushaka tuganire ku bibazo bya data urabizi z'agazi. none se papa wawe hari ikibazo mufitanye? njyewe ubu ngubu uko ubibona gutyo usigaye bintera ipfunwe kuvuga ko ari data. ndajya mu bandi bagahita bavuga ngo kariya ni kagakobwa ka munyeperu kitwara nka se gafatanya na se ubwicanyi ngo ejo ngo batwaye inganda zo kwa kanaka kandi rwose ntabwo ibyo bintu nyine ase mu by'ukuri koko wowe iyo ubirebye ubona ibyo bintu papa wawe abikora? papa si umuzi se nimukorana? oya hari igihe ngewe atabinyereka ariko wowe nk'umwana we ukaba ubizi neza. hari ibiki ashobora kumbwira hakaba ibindi ashobora kumpisha hakaba n'ibyo nanjye nshobora kwibonera. ibyo wibonera se ni nk'ibishye? ibyo wibonera ku mugaragaro nawe ubuse nk'utunyanga agenda akora rimwe na rimwe ndaturi hariya muri kampani utwo tunyanga urumva nabura kutumenya. iby'ubwicanyi wavuze se? iby'ubwicanyi se wowe kubyirengagiza ntuzi biriya byo kwa Rutagarama ubu ntuzi ukuntu yari amishe ko yabyaye umwana kandi mfite umuvandimwe simbimenye sinamenye ejo bundi ari wowe bimbwiye. rero homi uko byagenda kose umubyeyi uko yaba mubi kose aba ari umubyeyi wawe kandi amafuti y'abagabo nibwo buryo bwabo. rero nk'umubyeyi nakugira inama y'uko papa wawe yaba mubi yaba mwiza ahora ari umubyeyi sibyo? oya papa kuki ndarambiwe aho bigeze wenda nyine n'ubundi azakomeza aho umubyeyi wanjye ariko ndumva nyine nawe ubaye nk'umubyeyi wanjye byamfasha nyine nkajya mwisanzura. oya ndabyemera kukugira inama nakugira inama nk'umubyeyi ariko bitavuze ko ugomba kureka umubyeyi wawe. nyine ntabwo muretse ariko mbabarira ubinyemerere. ntabwo nakwanga kukugira inama pe nabikwemereye ariko umubyeyi wawe ahora ari umubyeyi. urabinyemereye se ko nyine ndabikwemereye rwose nta kibazo nabikwemereye. thank you urakoze. umva rero fofo ngiye kukubwira ngiye kuguha bwa burozi sibyo? dore ngubu ndabufite urumva ubu ngubu ntiburaza niyo watonyangiriza mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa urumva ntiburaza. ikizima ni uko ubikora neza kugira ngo bigire gute birangire neza ku mahoro sibyo? wabyumvise? niba ari amahoro simbizi ariko nta mahoro tunakeneye. urakoze munyepe urakoze cyane. iyi ni inzira yo kwikuraho mwene Rutagarama akagenda akajya ikuzimu agasanga yose. niko bimeze ariko tugomba kubikora tutabikoze natwe byadukora cyane. umva rero nkubwire ubu nta mwanya wo gutadufite sibyo? urabizi ko dufite umwanzi aratureba ashaka kudukacanga agakatamo kabiri. nta mwanya wo guterura dufite. genda ukora ibyo twumvikanye ibyo nkubwiye kandi ubikore neza sibyo? bizabyara umusaruro. bw'iki ariko? njyewe mfite ubwoba pe. bw'iki? uragira ubwoba bw'iki? ibyo twavuganye ko ari ngibi wajya ugakora akazi. ibyo twavuganye ndabibonye ariko mfite ubwoba. umva rero ngiye kukugira inama ufashe ka juice sibyo? ukagafata ukagatonyangirizamo ya gahunda naguhaye urabyumvika? ugahereza blessing. blessing umwana wanjye nkamushyira muri uyu mwanda? iryo jambo risubiza uri kuye nafuma byose nkabiva mushyize mu mwana wanjye. hari icyo azaba akoze nshobora gushyira mu mwana. never umwana wanjye ntabwo ashaka kujya muri uwo mwanda. none ubwo yashaka uko tubigenza kundi ariko umwana wanjye mukuremo ntuzongere no kumuvuga. shaka izindi nzira turakoresha ariko ntuzongere no gushyiramo umwana wanjye. uzi nungutse igitekerezo. urabona wa mwana ubi wanjye mushiki w'umugabo wawe? yego. none ko gahunda niyo kwikuraho bene Rutagarama bose tukikuraho na Musa none uriya mushiki wa Musa we azasigara. dukora iki sasa? ikintu rero twakora yewe ndagiye nkora uno muti nshyiremo muri ji nindangiza mpereze Nadia amushyire. nanjye mu gihe yamushyiriye ndamugenda runono gake gake ari nako mu kamera na telefone aribwo mufata n'akavideo ashyire Romani. namara gushyira Romani arabumuha namara kubumuha ubwo nanjye ndaba ndi kubicungira hafi abunywe
namara kubona ntiwambwiye se ko umuntu ahita apfa ako kanya umva ni nko guhabusha. okay ubwo rero namara kwikubita hasi nanjye ndagenda niruka mvuze induru mvuga yuko umuntu apfuye kandi umuntu umwishe ndaba mureba kuko ndaba mfite ikizibiti nindangiza amamagara abantu nibamara kujyana Roma kwa muganga baramupima basange ari uburozi bwamwishe. Icyo gihe mushiki wa Musa rero kuko ari wowe wamuroze arahita bamujyana bamufunge kora kabisa uzi ubwenge. urumva nimba mwene Rutagarama apfuye akaba yishwe na mushiki w'umugabo wanjye Musa. urumva hagati ya Musa na bene Rutagarama umuriro ugiye kwaka natwe bitworohere muri gahunda zacu turi gupanga. Yego umva uzi ubwenge kabisa ibyo bintu ndabigushimiye cyane kabisa komereza ureba akantu mpemba rero ndaje urekiriwe uretse kugusohokana se ndari ikindi uzansohokane ntuzambere vuba bikore neza gusubira oya bikore neza nzabikemura sawa. Nadia Karara enda ngwira hano nkubwire se mwaburiye ko mwese ndababuze yana ndaje bite se wari uri hehe ko nawe ushatse nababuze meze neza ariko nayindi yaramukikari haruto nayindi gutungana wa musore se ko namushatse namubuze aherereye kuse ndakeka ari hahandi akunda kuba yicaye ari hariya hirya wenyine se hakora iki wajya ujya kwita ku wundi mwana ese ujya umenya ko uri umusore ukaba uri inkumi ntabwo nsobanukiwe neza nsobanure ngo ntusobanukiwe ubu se guhera mu gitondo kugeza aya masaha akoruza amasaha ageze aha ngaha yariye iki ntacyo se ubu umuzi icyo aha ngaha wagiye umwitaho koko iyo ubu ngubu washatse icyo umugaburira none se nagiye kugira ngo nagiye kwicara hariya kandi rero ugombaga kuba wamukurikiye ariko ubwo nta n'isoni ese fatije uyimushyire uzi kuriya ugiye umwitaho muri iki gihe ari mu bibazo ukahora umwitaho herega ni mu kindi gihe yazatubera n'umukwe ariko wajya umenya ubwenge ese urabona uriya muntu mu minsi iza imbere atazatubera n'umukwe kuki utajya wumva ariko kuki utajya ushyira mu bwenge ngo utekereze wibaze neza utekereze umuntu w'umusore ari aho nawe uri inkumi ntumwitaho ntumugabura mushyira iyo ji genda ushaka ahantu ari umuhe ako kaji nta kibazo reka nyimushyire natekerezaga ko inzara yakwishe niyo mpamvu nagukoreye kano ka juice numvaga uyu munsi nshaka kukwitaho birenze juice yego ni juice naguteguriye njyewe c'est moi ko mbona ugiye kure juice niwe wayikoze njye wayikoze se ko uri kubyibazaho cyane wabigezeho ikibazo ushaka kuyiryoshye iraryoshye numva nagutegurira juice itaryoshye harya ngo niwe wayikoze njye wayikoze ahubwo iyo unywe urebe ko byibuze wayembuka ukuntu numvaga inzara yakwisha